muri kureba ukuntu abakozi b'Imana bangize nako ntabwo ari abakozi b'Imana n'abagizi ba nabi bo bari bazi ko mfite amafaranga menshi bakubwira nyine bagukandaga bakubwira gute nibyo dushaka kumenya barambwiraga ati zana yo ufite yose turakuzi ukina filime ibyo ari byo byose ufite amafaranga. Turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Ntabwo twakibagirwa diaspora by'umwihariko abarundi batwereka ko badukurikiranye isaha ku yindi. Turabashimira, reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu ni mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Ni Ange nk'ibisanzwe nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV turi kumwe na YAKA MWANA. YAKA muramuzi, ntago najya kuvuga byinshi, mukimara kubona isura ye cyangwa se mukimara kumubona kuri kamera za Yawe TV muhita mubona uwo ari we. Hanyuma rero yakandi we tujye kuganira kuri no munsi, none ushobora kwibaza ati noneho nyuma y'uko ejo bundi atozana ibizungerezi bibiri atwereka uwo yahisemo nyuma y'uko amaze gukatira Sandrine agahitamo Dakwini, noneho uyu munsi tujye kuganira kuki. Mu minsi yashize hari inkuru yavuzwe kuri Yaka avuga yuko ari mu gihome, nawe araza nibyo tujye kuganiraho. Yaka reka nangire muha ikaze yakabite. Mukomere cyane mabuja. Meze neza. Meze neza ariko wapi ntago biri kucamo neza cyane. Yaka nari ngukumbuye. Nanjye nari mbakumbuye antuka. Okay, nukuvuga ngo ngiye abantu babakurikiye Yawe TV. Musanzwe munzi ndi YAKA MWANA. Ntago nakurirwa nsobanura byinshi namwe muri kureba ukuntu abakozi b'Imana bangize nako ntabwo ari abakozi b'Imana n'abagizi ba nabi. Yaka ntabwo bimeze neza kandi ko warwanye ni ukwihangana no kuvuga urukubona ntabwo ruri gusohoka. Mbese wararenganye? Nararenganyijwe, nahuye n'ibisambo. Byagenze gute se bro? Ni ukuvuga ngo nari nagiye kurya weekend, urabona ka weekend yo kageze ntabwo wari nywera mu rugo, nanjye kuritamirira abandi bari ariko wa gatanu nkubitana n'ibisambo ndi gutaha saa 2. Takora nagerageje kwihagararaho ndwana nabo bari bane, nta kintu bambwiye, bahise bakubita. Takora n'abasore nuko nanjye bura iyo ntaza kuba umuntu w'umukarateka baba barandangije. Narwanye nabo isaha n'igice, bo bashakaga amafaranga ko ntago nabamenye, sinari nabazi. Hari ninjoro mu mwijima nka saa 2:30 z'ijoro. Aho hantu hari heherera? Urabona ni hano za Remera, na hano nkunda kujya kwiyakirira. Hari akabari karyoshye aba n'abakobwa bameze neza. Urabona hano hari abakobwa bameze neza hakurura abakiriya. Kandi nawe ntago ushobora kujya mu kabari hatarimo abakobwa? Oya, ntago najya kunywera mu kabari katarimo abakobwa. Urabona abakobwa muri kuganira baryoshya inzoga. Abakobwa se mumuziranye Yaka cyangwa nabo muhurira mu kabari nyine? Oya, umukobwa nyakabari kose nyizemo nkasanga hakura umukobwa mwiza, byanga bikunze ndagaruka kugira ngo tuganire. Urabagurira se cyane niwe bakugurira? Bo hari abangurira kimwe nuko nanjye nabagurira, ariko hari abakobwa urabona nkatwe abastare dusigaye dukundwa cyane. Urahagera abakobwa nkawe Yaka umaze kuba umustar, iyo ugeze nko mu kabari bigenda gute? Nk'umukobwa akubonye akubona kuri social media trendinga, hanyuma ahita akubwira gute? Arakubwira ati blog no nkugurire waramamaye, cyangwa se arakubwira ati waragafashe mani tugurire? Aho ngeze ngewe barangurira, kuko abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abastare kandi nabo bashaka kuba abastare. Hari n'abambwira ati wazamba baratugakorana ikiganiro nanjye nkamenyekana ko. Hanyuma rero ikiguzi wowe umusaba urabemerera se cyangwa ntago mwemera? Oke, ntago mpita mbikwemerera, ahari ndaguteguza nkubwira ati umunsi uyu n'uyu usampamagare tuvugane. Hanyuma ikiguzi umwaka we ni iki? Wowe niba ari icyo ugiye kumukorera ni icyo umubwira tuzabanza ukora iki ngiki kugira ngo umukorere iyo service? Ntago ari ngombwa kuko ngurira agacupa gusa, amaye no kuri gahunda kanyaranja byaba ari sawa kurushaho. Mwigeze mwemeranywa yuko uzamukorera service yuko uzamugira umustar cyangwa se mugakorana ikiganiro ubundi akakweranja nko kuri kubivuga? Oya, nta uranyaranje, ariko hari umukobwa uri kubiteganya arambwiye ati wowe nidukorana ikiganiro tuzava muri interview mpita ngupangira rwose nawe wumva uburyohe. None se Yaka nta kuntu muvuye gukora ikiganiro yagucika?
ncitse namureka, abakobwa se ko bahari benshi, abankunda ni benshi. hanyuma rero ubwo ugiye muri ako kabari harimo abakobwa benshi, dore cyane cyane ko utubwiye ko ako kabari ukunda kujyamo haba hariho n'abakobwa benshi, uragiye uranyweye uratashye? ndagenda nkanywa nkitahira, ariko urumva ko nahuye n'impanuka nyine. urabona abasambo ni benshi, ibisambo birahari kabisa. bamwe uribuka ejo bundi bamfunga ndi mu gihome, nahuye n'abasambo batandukanye, ibisambo. bamwe barya abantu amakaci, bakabaka amatelefone, abasimbuka ibipangu bakajya kumena amazu y'abandi, bose batwari dufunganywe hariya. ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere byari bikubaye ejo bundi kuwa kane? ni kuwa kane byabaye? ni kuwa gatanu? kuwa gatanu. mbere y'uko twumva n'inkuru yawe y'uko wari uri mu gihome, nabwo wari wahuye n'ibindi bisambo biragukubita? icyo gihe nari nasinze, mfatwa narengeje saa yine, ko bamfashe mu masaa 10 ndi gutaha, bahita bajya kumfunga. umusirikare waguhagaritse yakubwiye iki? ni umusirikare n'umupolisi waguhagaritse? nta mupolisi wamagaritse, nta n'inyina gutabara yamagaritse, ahubwo nyiri kabari, nyiri hoteli niwe wahamagaye pandagari, ati hamwe n'umuntu yananiranye, yahangirije umutekano, muze mutwara umuntu. byari byagenze gute yaka kugira ngo uhangirize umutekano ku buryo nyirakabari afata umwanzuro wo guhamagara polisi? ubundi tuzi neza ko uyu muntu wamuteje imbere mu buryo bw'amafaranga, ukavuga ati uyu muntu ugiye guteza imbere ahantu, ubundi baravuga ngo umukira ni nk'umwami. ni gute nyirakabari wari wamuteje imbere noneho igihe kikagera agahamagara polisi? ni ikibazo gikomeye. yakabari wateje uwe umutekano muke kugira ngo bahamagare polisi? mbona banje kurwana. warwanaga nandi simwe nimwapfuye? banje gukubita manajya w'akabari, namuriye bogisi, baranteranira n'abakiriya n'abavuye bose. umuntu ashobora kwita yibaza manager wari umuhoye iki? manager yanzanye ibintu by'ubuwayi, ngo niwe manager w'akabari, nanjye nawe maze gufata agapresiyo nihagararaho. yankubise urushyi rwa mbere rurandya, ndihangana, urwa kabiri, urwa gatatu, nanjye mbamuriye bogisi ahita ava amaraso, bahita banteranira bose bari bari kunywera aho ngaho. birangiye rero nyirakabari ahamagaye polisi? ahamagara pandagari, baraza bantwara gutyo. bakwambitse amapingu? nahise nambara ipingu direct. amapingu arahari. ni ubwa mbere wari ufunzwe se yaka cyangwa? nibwo bwa mbere nari mfunzwe. ubundi ngewe ntabwo nkunda gufungwa cyane, kuko niyo nakuze utwahani tw'amafuti siniba, simfata ku ngufu. ariko uzi icyaha gikomeye muri iki gihe, gufata ku ngufu. ndakubwiye ngo aho ugira ngo ufite ku ngufu hashobora ukica n'umuntu. viyore ndakubwiye ngo ni hatari. hanyuma rero polisi ziraje, ni irihe jambo zakubwiye? bahise bambwira ati yambara ipingu, ndambara, nurira. polisi ukimara kubona polisi wahise ucisha make? nahise ntuza, n'ubundi nari natuje, batari banaza nari natuje, ndi kumwe n'uwo manager. yabwiye n'abo bakozi, barabwira mugende, ngewe ndamukontorora, ahamagara pandagari, nurira ku neza muri discipline. hanyuma rero ugeze mu gihome byari bimeze bite? ko utubwiye ko hano bwa mbere wari uhafungiwe, cyangwa se n'ubwa mbere wari ugiye muri gereza, wari umeze gute? wahuye n'abandi bajama? hari ukuntu ugera muri gereza uri umururu, reka tubyite gutyo, bakakunyuzura? ngewe ni ukuvuga ngo nagezemo nsanga. muri stade waraye cyangwa ni muri ntozi? muri stade kuri station police. nkigeramo nasanzemo abandi bageze nko kuri 20. ndi umusitari, ati n'umusitari baramuzanye, n'umusitari nawe barakuzanye, bankubita karibu mu gitondo, kuko tujya kuri toilette kabiri ku munsi. hari bukeye mu gitondo tujya kuri toilette, turagaruka, igikoma kiba kiraje, turagisamura. byari birebire. nsanga abapolisi baranzi, ngo niwe wavuze ngo abapolisi baragukubise ngo wibye mu rusengero. ndahabwira ni ngewe rwose, winjiramo rero uzongera uvuge. ariko barandikuye, ubu nta kibazo. ngaho rero tugiye ku byakubayeho kuwa gatanu, umaze guhura n'abo bajura baragukubise, ese aho hantu wabashije kuhikura gute yaka? ni ukuvuga ngo amahirwe nagize bari no kunyica, ahubwo hari umukobwa wacanye itorosho, umukobwa dukinana muri filime, atuye hafi aho ngaho, nawe bamwita Sandrine, ariko muri filime ubutumwa bugufi akina yitwa Noel. yari ari gutambuka, nawe acanye itoroshi, bahita biruka. hanyuma se yari yakumenye cyangwa ni kwa kundi nyine? yamenye, wimvisha ahubwo ndi gutabaza,
ndi gutabaza nyine bari kunkanda ijosi bashaka kumeza umwuka. wabonaga bafite papasi yo kukwica se cyangwa ni amafaranga bakubwiraga ati bashakaga kugukanga gusa bakigendera? Bo bari bazi ko mfite amafaranga menshi. bakubwira nyine bagukandaga bakubwira gute? nibyo dushaka kumenya. Barambwiraga ati zana yo ufite yose turakuzi, ukina filime ibyo ari byo byose ufite amafaranga. Nabwira nta mafaranga mfite, nari mfite nyamari hari mu kabari. Barankanda bashaka kumeza umwuka. Uwo mukobwa nibwo yacanye telefone. nta mafaranga wari ufite mu mufuka ku buryo wenda babashije kuba bayageraho abantu ni bane kandi dore uri umuntu umwe. Nsigaranye 5,000 mu kofi. Ni ukuvuga ngo ikofi yo bari bayijyanye kare, noneho bakiri kuvuga ati bibaye byose afite ayandi tu. wabonaga se ari abantu usanzwe uzi cyangwa ntabwo wabonye mu masura? bari bambaye masike cyangwa ntabwo bari bambaye masike? Nta masike bari bambaye. Ntabwo nabamenye kuko iyo mbamenye nari kujya gutanga ikirego. Se wajya kurega umuntu utazi. ikigaragara ni uko bari bakuviziye cyangwa ni abantu mwakubitaniye muri ako kayira ku buryo bari bankarikiye. Ibyo ari byo byose ni abantu bari gukata aho ngaho kuri ako kabari nayo ndi kumwe. Bari bamviziye kare, bari bamaze gufata gahunda, bari banteze bari bavuga ati nata turahita tumugonda byanga bikunze. hanyuma rero Sandrine abacanye itoroshi bariruka. Bahise biruka. Bamaze kwiruka Sandrine araza asanga ni njyewe ndikurira nk'agahinja. Ko n'umuntu w'umugabo ufite ubwanwa uri kurira amarira akaza, noneho n'agahinda kabyeri nayo namwe aha bangunze ku gikuta, ntubona n'ibisebe na hano ku ntoki hose. intwaro zindi bari bafite like nk'ibyuma nk'ibikibindi. Ibyuma bashobora kuba bari babifite, ariko kubera ko bari benshi nta cyuma bigeze bantera, uretse ko banteye imigeri nka muno mu mbavu. Umundi yahise nkandisha amazi ashyushyura mukobwa nyine. Mu gitondo njya gufata utunini. agutwara iwe? yaragutwaye iwe ndarayo. Mu gitondo yahise ahamagara vidi aza kumfata, tujya kugura ibinini bigabanya uburibwe. hanyuma se mu minsi yashize duheruka gukorana ikiganiro Yaka uri kumwe na bodyguard, yagiye he kugira ngo ibyo bintu bigere aho ngaho? Bodyguard wanjye muri iyi minsi rero urabona twamuhaye akaruhuko, ntabwo ari gukora muri iyi minsi kuko twari dufite ikibazo cy'abantu turi kurega kuri RIB. Niyo mpamvu tutari gukora muri iyi minsi, turacyakurikirana bari abantu bagiye kutwandagaza, bo turi gukurikirana, ntabwo turatangira shoot. hanyuma se bodyguard we yagiye he? ko nzi neza ko ari umuntu wakubaga hafi, ndibuka ko yanavuze ko nta muntu n'umwe wagukoraho ahari. icyo gihe kuki wafashe umwanzuro wo kujya mu kabari uzi neza yuko bosi wawe Vidi Frank yagushakiye mu bodyguard wo kugufasha cyangwa se kugendana nawe mu gihe bitameze neza? Ntabwo byabaye ngombwa ko tugendana, urabona. waramucitse? Ntabwo nari ndi kumwe nawe. Ni ukuvuga njyewe bodyguard wanjye niba tujyanye aha, wenda ngiye muri hoteli runaka, ngomba kuba mfite amafaranga ahagije. Niba mfashe icyo kunywa nawe afate. Ntabwo ngiye meze nk'abandi niba uri kumwe na bodyguard yirirwe hariya ku zuba, wowe winjire urye unywe, nurangiza usohoke mugende. Uzarebe n'ifarashi yitwaye umuntu, uyigurira imineke, ukayigurira buri kimwe kubera ko ibigutwaye. Ntabwo rero wajyana bodyguard nta kintu ufite kugira ngo ugende wiyakire wahagaze hanze, c'est pas logique. hanyuma rero wari upfuye, abajura bari bagukozeho? Nari mfuye ariko Imana yakinze akaboko, ndi koroherwa, nta probleme. Ababikoze burangiye ntera umwaku, bari abantu bankubise. Nubona hashize ukwezi batabafashe, ntabwo bazafata kubera ngewe, ariko bashobora kuzagwa mu yandi madega ukumva ngo bari gwantana mu ndani. Nge nta muntu ujya umemukira ngo amare kabiri. Gwantana mu nikati na kati mageragere. Mageragere niho hafi bagiriye. Ntera umwaku bura nta muntu ujya umemukira ngo agende. Utera umwaku Yaka? Kumemukira ushobora no guhurana kwa seri hari ikakwanura. Niko bimeze. Ko numva bitoroshye Yaka. Buriya kugira ngo umuntu aguhemukire nta kintu wamutwaye. Niba nari mfite amafaranga se, umuntu yazira amafaranga ye bagiye baryayo bakoreye. Nose kujya bajya gutega abantu bakabambura ibyabo. None n'ahantu banyamburiye
ngo ntabwo ari bwo bwa mbere, ni ahantu hagati y'amazu umukwe ngo hari n'umumama baherutse kwakira isakame rimwe amafaranga menshi barayigendana kuko abaturanyi barabivuze aho ngaho. mbese muri make kubera ko wowe wari umugabo byatumye wirwanya? njye nirwanyeho ko nzi neza ko ufite imbaraga. Abo bagabo izo 5 miliyoni zawe bazitwaye gute? Kandi ariko kurwana n'abantu bane utabiteguye uzi ngo wapfa kubacika. nawe naragerageje kuko babiri nari maze kubazunguza, haza indi kipe y'abandi babiri bahita banshyira hasi bankanda ijosi, ahubwo bari banyishe. kandi urabona ahantu banigiye munsi yaho hari igishanga, bashaka kundangiza bahita baterera mu gishanga bikomereza. wabonaga bafite papasi yo kukwica bakakurangiza? urumva bari bari kunkanda ijosi, nari nangiye kubura umwuka. iyo uriya mukobwa ataza byari me. bari kukuniga n'iki watekerezaga? n'iki watekerezaga bari kukuniga? hari ukuntu umuntu agiye abona ko byarangiye nta wundi muntu wo kumutabara. iki se kuba uri kurwana ngo urebe ko wabacika, hari ibitekerezo uba ufite aho ngaho. nzi ko byibura uri kuvuga ati Imana mbabarira ibyaha nakoze, ugatangira ukicuza. Imana si yakubabarira gute bari kukuniga ko atari ibiri kukuniga? ahubwo wowe hariya nta bitekerezo uba ufite, uba uri gushakisha uburyo wahava gusa. hariya nta by'Imana biba bihari, uba wabyibagiwe. nta bitekerezo hariya wazana, uba uri kwirwanaho ngo urebe uko wahava. niki wowe wabashije kuba wabakubita ukavuga ati nanjye narabakubise? hari uwo ndi kukubwira ko nari maze gukubita babiri bari hasi bananiwe no guhaguruka, ahubwo nabo bashobora kuba bari mu bitaro. ubwo se niki wabakubise cyane ku buryo wabakubita hasi kugira ngo ntibabashe kuba? reba izi ni bogisi, bamwe bavuyemo n'amenyo. izi ni bogisi, wabonye bino bisebe? reba dore ibi ni ibisebe, izi ni bogisi. mu buzima busanzwe uzi no kurwana? njye nakinnye stili shotokani Igisenyi, Musanze, nyina wa Doriyo, Igicumbi, ndi muri kungufu. zingo ndoroshye ariko nta bintu byinshi umuntu uramutse agukinishije nta bintu byinshi wabyanga. oya ngewe iyo ari komba bari komba, uretse nka bariya b'abajuragizi bo gutungura umuntu, ariko ari komba ukaduhatera, ariko manywa turi kurebana ndagukaranga. hanyuma rero Yaka, mbere y'uko uhura n'ibyo byago cyangwa se uhura n'abo bagizi nabi bashaka kwambura amafaranga, watubwiye yuko wari umaze iminsi mu gihome kandi utubwira n'icyatumye bagufunga. watubwiye yuko wari wateje umutekano mukeya mu kabari k'abandi bituma baguhuriza polisi. Kwa gatanu ejo bundi nabwo wahuye n'abantu bashaka kukugirira nabi. ese ubona koko bodyguard ari ngombwa kugaruka? niki wabwira Vidi Frank kugira ngo azagarure bodyguard? biriya ni ibigeragezo. bodyguard azagaruka kuko akora n'umukinnyi w'ubutumwa bugufi, kandi inshingano afite ni izo kurinda umuntu wese wo mu butumwa bugufi. ahubwo ngiye muri uyu mwaka ngiye mfite ibigeragezo, niba ari satani niba ari inde, shomuni mvuye mabusu sindamara kabiri, ngeze hanze ibisambo birahondaguye. uyu mwaka uri kubona ndawurangiza ko kwa munyamakuru urangiza ku buryo nzagera muri 2020. urateganya se gukubitwa nanone Yaka? oya ngiye gutuza, ngiye kuba ndi mu rugo da n'agacupa mbe ngahagaritse, wenda nzatangire mu kwa mbere kugira ngo byibura urebe uko wakinjira mu mwaka wa 2021. muri iyi minsi utitonze ushobora kurira bonane mu gihome, baze kujya kuri ubunane mageragere, abandi bari kurya akaboga hano hanze. hanyuma se Yaka, dusubiye inyuma uri mu gihome, nta ndirimbo mwateraga ukuntu ngo muri gereza abagororwa? indirimbo bari nyinshi wabatereye se turi gutera muri wibuka Imana ari uko wageze mu kababaro. umuntu wese ugeze hariya atangira gusenga kandi atasi. hanyuma rero ibuka ijambo, ikintu wabwiye Imana ukimara kugera hariya. nta kindi navuze, njye narabyutse mu gitondo inzoga zinshizemo ndasenga, urumva ndasenga, ndavuga ati Imana bankuye ahakomeye ariko umbabarire unkure muri ubu buroko. Imana yaranabimfashije mbona ndarusimbutse, icyo kintu nashimira Nyagasani. baraje barakubwira ati sohoka, ati YAKA MWANA ati sohoka? aragiye ndisobanura nsabira. wisobanuye ari wowe wari uri mu makosa wateje impagarara kubise manager? oya ni ukuvuga ngo ngiye numvikanye n'uriya nyine twa manager yari yaje tubyumvikanaho,
arambabarira. uzi byagusabye kugira ngo bakubabarire? Uzi nta na ruswa namuhaye, njye namusabye imbabazi, namubwira ati ni ubusinzi mbabarira, kandi nawe yari yankubise. Na leta nabo mbasaba imbabazi, nabwira ati mumbabarire narengeje amasaha, barambabarira nditahira. Ubusanzwe ni ryari uheruka gutaha saa yine zarenze warengeje amasaha? Ndaye muri stade kabiri, uburiya bwari ubwa gatatu. Ubwa mbere waraye muri stade byagenze gute? hariya yiyereka narayemo narengeje ubundi amasaha, ubundi barongera bamfata narengeje amasaha, ntanga ibihumbi 10. Uri yafite mu ntoki se cyangwa uhamagaye vidi franc? Nanze kuyatanga, mpamagara vidi aje kumfata asanga amaze guhabuka, amaze kuyatanga. Vidi yaje kuyatanga, amaze kuyatanga kandi wamuhamagaye mubwira ati nta natanu mfite. Ukuntu byagenze, njyewe bwarekeye mu gitondo mbona abambere batangiye kuyatanga, bari kubarekura. Kwa kwihagararaho genda babwira ngo aya ndayafite ariko ntayumva ngo wabwiraga polisi iki? Baravuga burya urayafite sha ntayutanga, icara aho ngaho. Mbonye saa yine zigeze ndavuga nyamara ibi bintu nta mikino irimo, birangira nyatanze. Vidi nawe barahageze aje kuyatanga, ntahagurya, ariko yari inshuro ya kabiri. Ku muntu utazi muri stade iyo babafunze biba bimeze bite? Uwo munsi cyajya urarayo? Stade nta nkoni ziba zihari, uragenda ukicara mukaganira, bakabigisha impamvu y'agapfukamunwa. Abayobozi baba bari kubaganiriza. Uri bicaranye nani icyo gihe ujyayo? Bicaranye n'abakobwa, uziko nkunda abakobwa. Njye navuye mu gihande cy'abahungu njya kwicaranira n'abakobwa. Abahungu baba bicaye ukwabo n'abakobwa bicaye ukwabo? Oya, muba muvangavanze. Ariko wowe wisanze mu bahungu uravuga ati uko abakobwa hari ukuntu bakunda kwicara agakundi kabo, njya kwicaranira n'abakobwa turi kwiganira, turi gutera story. Iki kiganiro waba warababwiye cyangwa n'iki wababwiye? Turi kuganira ku byerekeranye n'urukundo, nibaramuka baturekuye muri stade tuzasangira agafanta gute, banywa agacupa bari bahari. Ariko kuva baturekura abantu twari turi kumwe narababuze, niba barasubiye mu ntara. Abakobwa beza twari dufunganywe rwose muri stade, hari harimo abo mu ntara n'aba hano mu mujyi batandukanye. Hanyuma rero niki byakwigishije Yaka? Ikintu cyose umuntu wese akuramo isomo. Icyo nakuye mu buroko ni byinshi cyane. Wigiyemo niki wabwira kubahiriza amabwiriza ya leta kubera covid ntabwo irarangira. Twambara agapfukamunwa, dukaraba buri kanya mu ntoki, urumva, kandi ntiturenze amasaha, tukubahiriza amasaha ya saa yine ukaba wageze mu rugo. Urabona badukuriyeho saa moya badukubita saa yine, umuntu akaba yageze mu rugo. Mwabantu covid iracyararega. Umunsi bakura saa 3 bagashyiraho saa moya wataga sanga saa moya ntawe itabangamiye. Wabona impanuka zari ziri hano mu muhanda, utumodoka twose turi kwiruka turi gucungana na saa moya ngo batadufata. Njye baramfungaga, nahoraga mfatwa. Kamanzi somo gato.